reka tugushimire wongeye gufata umwanya ugakurikirana Evariste Eva TV. Tunagushimira yuko ufata igihe cyawe ukadutega amatwi ukumva ubutumwa tuba twabageneye umunsi kundi. Rero ubushize nk'uko mubizi tumaze igihe turi ku gitabo cy'umugenzi, bwo twari tugeze kuri episode ya 3 duherukana umukristo cyangwa uyu mugenzi wacu akomeje guhura n'ibizazane byinshi mu nzira, aho tumaze kubona ko yarageze mu isa y'agahinda gasaze, ariko ikiza kirimo nuko atasaye ngo aheremo, ahubwo yakomeje urugendo nyuma yo kwivamo. Naho Nyamugirya Nino we yasubiye inyuma areka urugendo yari yatangiye, afatanya na bagenzi be kunegura mu Kristo. Reka dukomeze turebe iby'uyu mugenzi, turebe aho agiye kugera ndetse n'ibyo agiye guhura nabyo. Reka twizere ko muraza kuryoherwa na episode ya 4 muryoherwa. Umwanditsi w'inkuru akomeza atubwira ngo ibyo bikiraho Mukristo yagendagendaga wenyine yitegura umugabo uje guhura nawe. Bahurira mu mayira abiri. Uwo bahuye yitwaga Bwenge bw'Isi, yari atuye mu mudugudu witwa Bwenge bwa Kamere. Wari umudugudu ukomeye rero cyane uhereranye n'uwo Mukristo yavuyemo. Nuko uwo mugabo abonye Mukristo akeka uwo ari we, kuko ibyo kuva mu mudugudu kwe witwa Rimbukiro byari byaramamaye cyane, si mu mudugudu wabo gusa ariko n'ahandi hose. Nuko Bwenge bw'Isi amukekeshwa no kubona agenda aremerewe no kumva asuhuza umutima ndetse aniha cyane. Nicyo cyatumye abanza kumubaza ati, wa mugabo we urajya he uremerewe utyo? Mukristo aramusubiza ati, ndaremerewe koko, nta wundi usha umubabaro, kandi umbajije uti urajya he? Ndajya kuri ririya rembo nerekeye, kuko ariho nabwiye yuko ariho bazambwiririza ibinkuzaho uyu mutwaro uremereye cyane. Nuko Bwenge bw'Isi aramubaza ati, mbese ufite umugore n'abana? Mukristo aramusubiza ati, ndabafite, ariko sinyibasha kubishimira nka mbere, kuko naniwe ndetse no kuremererwa n'uyu mutwaro birandambiye kandi birandemereye cyane, ngira ngo meze nk'utabafite. Bwenge bw'Isi aramubaza ati, mbese nakugira inama wanyumvira? Mukristo ati, yaba nziza nakumvira, kuko nshaka cyane kugirirwa inama nziza. Nuko Bwenge bw'Isi aramubwira ati, inama nkugira ni iyi ngiyi: tebuka cyane wururutse umutwaro wawe, kuko ari ntabwo uzashyitsa umutima mu nda utaragenza utyo, kandi utaragenza utyo ntiwabasha kwishimira imigisha Imana yaguhaye. Nuko Mukristo ati, icyo nicyo nshaka, gukurwaho uyu mutwaro uremereye cyane, ariko ubwanjye simbasha kururutsa mu mugongo. Nicyo gitumye njya iyo njya, kugira ngo nkukurweho nk'uko nkubwiye. Maze Bwenge bw'Isi ati, ninde wakubwiye ko ariyo nzira ukwiye kunyuramo kugira ngo ukurweho umutwaro wawe? Mukristo ati, n'umugabo nibwiye ko ari umunyacyubahiro ukomeye cyane, ndamwibutse, yitwa mubwirizabutumwa. Yego, ndumva ariko yitwa. Bwenge bw'Isi ati, inama yakugiriye ni mbi. Mu isi nta nzira ihwanyije gutera ubwoba n'imiruho niyo yakoroherejemo kunyuramo. Nawe numwumvira uzabona ko ari mbi. Nanone mbonye yuko ugiriyemo ibyago, kuko mbonye wivurunze mu isayo gahinda gasaze, ariko iyo sayo ni itangiro y'ibyago biza kubanyura muri iyo nzira. Nyumvira rero, dore ndi umusaza nkuruta ubukuru. Mu nzira unyuramo uzasangamo imiruho n'umubabaro n'inzara n'ibyago no kwambara ubusa no gucumitwa inkota. Uzasangamo intare n'ibiyoka n'umwijima n'urupfu, ntuzabura kurusangamo. Ibyo byose ni iby'ukuri koko, abantu benshi barabihamya. None ni iki gitumye utebuka utyo kwicisha kumvira umushyitsi? Nuko Umukristo ati, uyu mutwaro rero metse urusha ibyo byose uvuze kuntera ubwoba. Nawukurwaho ibyo byose byo mu nzira
biribazwa cyangwa ibyo byose biri mu nzira nta kintu byabasha kuntwara, kuko ngurusha kuremera ibyo byose no kubabaza Mukristo. Uko niko Mukristo yavugaga. Nuko ubwenge bw'isi ati watangiye ute kuwugira? Mukristo ati uyu mutwaro nawutangijwe igihe natangiraga gusoma iki gitabo ufite mu ntoki. Ubwenge bw'isi ati nanjye niko nakekaga, bikubayeho nk'uko biba no ku bandi benshi badakomeye, bishyira mu byo badashobora kugeraho, bakagwa mu mibabaro, bagahagarika ndetse umutima nkawe. Uko guhagarika umutima ni kubakuramo ubugabo gusa, nk'uko mbonye yuko ubukuwemo, ariko butuma birukira kwigerezaho kugira ngo bahabwe ibyo batazi. Nuko Umukristo ati ariko njyewe nzi icyo nshaka, ni ugukurwaho uyu mutwaro uremereye. Ubwenge bw'isi ati ariko ni iki gituma ushaka kuwukurwaho muri iyo nzira irimo ibyago byinshi? Wakihanganira kubwirizwa nanjye, wabona icyo ushaka udatewe n'ibyago ugiye kwisanganiza, kandi ako gakiza kari hafi. Nuko mu cyimbo cy'ibyago uzabonamo amahoro menshi ndetse no kugubwa neza. Nuko mu Mukristo ati ndakwinginze ungire iyo nama. Ese iyi nama ubwenge bw'isi agiye kugira Mukristo irabasha kumugeza mu nzira ya nyayo cyangwa irabasha kumuyobya? Reka tuzahure mu yindi episode yindi ikurikira, ngira ngo hari amasomo mukuye muri episode, aho hari benshi bazatwereka ko ari abahanga mu nzira ndetse bashake kutugira inama. Ariko nyuma yo kumva icyo ubwenge bw'isi agiriye Mukristo, turaza gufatira hamwe, tuzafatira umwanzuro hamwe, tumenye aba bitwa ababwenge bw'isi. Ndavuga aba bavuga ko bashaje, ababwira ko barambye mu gakiza, ababibwira ko hari byinshi bazi mu gakiza. Turebe niba bashobora kutuyobora cyangwa bamwe muri bo batuyobya. Tuzahuriye mu yindi episode ikurikira, tukwibutsa ko niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzakurikirane izindi episode n'ibindi biganiro tuzabagezaho mu gihe kiri imbere. Mugire amahoro.